banyita Mugisha Samuel, aturutse mu kagari ka Kayenzi, umudugudu wa Sakinyaga. Abashinzwe komite njyanama yo mu kagari ka Kayenzi baduhuguye ku bijyanye n'isuku ndetse no kwita ku ndyo yuzuye, tukagira isuku ihagije yaba ku mubiri, ku byo turya. Muri rusange tukumva ko tugomba kugira isuku tukagira n'aho dutuye. Ni ubuhe butumwa babahaye muzabukora muti? Ubutumwa baduhaye, tugiye kugenda tujye mu rugo tuganire n'ababyeyi, dufatanyije n'abayobozi b'imidugudu bashakisha ukuntu batumira komite y'abana ize tubagezeho ubutumwa bukubiyemo inyigisho nyinshi zitandukanye baduhaye. Tuzagenda tubwire komite z'umudugudu cyangwa se izo ku isibo zitumize komite y'abana bateranira ahantu hamwe, noneho twebwe tuze tubabwire bwa butumwa n'inyigisho batwigishije tugomba kubagezaho. Amazina yanjye nitwa Umutoni Ange, ninjye visi perezida w'akagari ka Nyarusazi. Ku giti cyanjye bizamarira ko kwigirira isuku ku giti cyanjye no ku mubiri n'aho ngenda no kurya indyo yuzuye, haba mu makarabu cyangwa ku bigo by'amashuri. Nimba badahaye indyo ituzuye cyangwa ababyeyi bacu, twababwira ko iyo ndyo ituzuye kandi twabona bifite n'umwanda, nabyo nkabivuga nta kibazo, kuko ahantu hose tudahejwe, tukababwira ko nyine ari byiza guha umwana indyo yuzuye kandi no kumugirira isuku. Ni ugukora amatsinda cyangwa tukabwira abayobozi batwisumbuyeho bagatumiza inama z'urubyiruko n'abana muri rusange, tukabibagezaho byoroshye. Amazina yawe witwa nde? Tetakaze Blessing, yiga ku kigo cyitwa Rise of Hope mu mwaka wa 5. Haduguye ku isuku aho tugenda hose n'aho turara. Bizagufasha iki mu buzima bwawe? Bizandinda indwara kandi nzabwira kugira isuku aho bagenda, aho barara n'aho birirwa. Wakora iki rero ubonye bagiye kuguha ibiryo bitariho, bagiye kuguha indyo ituzuye? Nabwira ko iyo umwana atariye indyo yuzuye agira ubugwingire. Amazina yanjye nitwa Uwingeneye Korodina, natutse mu kagari ka Nyarusazi, umudugudu wa Bwishyura, nkaba nshinzwe umujyanama muri akagari ka Nyarusazi. Murakoze. Ikintu batubwiye tugiye gukora ni ukugira abana inama ku isuku n'isukura, kandi tukajya abana bafite ubumuga two kujya tubaheza, tuba tubereka ko twese turi kumwe, kandi twese tukaba turi mu ruhande rumwe, tukagirana inama. Abana batiga tukabashaka uburyo twabibwira abayobozi bakajya mu ishuri. Amazina yanjye nitwa Nigabe Emmanuel, naturutse mu kagari ka Kinihira, GS Nyegabo, mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Mu mahugurwa twajemo batwigishije ukuntu twakikorera isuku umubiri wacu no mu rugo aho dutuye ndetse n'ahandi hose tugenda. Nk'abana bagenzi banjye icyo nabaganiza ni ukujya bigirira isuku aho batuye n'aho bagenda ndetse no ku ishuri. Icyo natanye ni uko najya mbwira ababyeyi banjye ku ifunguro rya buri munsi bakajya bashyiraho indyo yuzuye. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo, akenshi abana baturuka mu misozi, ugasanga hari ababa mu kibiraro, kuko hari n'igihe twicara ku ishuri ukabona nk'imvura iraguye, bikaba ikibazo nk'abana bari hasi mu komoka inyindo hanze, ugasanga bibaye ikibazo mu kuzura kw'imigezi. Ikiraro gihuza Nyarubuye na Kiramba. Kimeze gute? Ikiraro cy'ibiti. Dusobanurira icyo kiraro nyine ntabwo tukizi, kimeze gute, kibangamira gute abana? Ikiraro kibangamira abana kubera nk'uko ibiti imvura iyo guye bisaba, kubera ko batari banagihindura, noneho bisaba ko ugenda nyine, bamwe bisaba ko bavogera, ugasanga kandi Nyabahanga ziba zuzuye, ibiti bibaye ikibazo. Abafite ubumuga baho bate niba bazima bambuka bigoye gutyo? Abafite ubumuga bisaba ko umubyeyi aba hafi akaribuze kumucyura. Ibiraro birahangayikishije. Ku buryo mwumva ko mu ngengo y'imari badufasha mu gukemura icyo kibazo. Amahugurwa icyatumariye, cya mbere cyo hari nk'abana nka bariya mu buryo
hari igihe ugenda wigisha umwana ukabona ku ishuri nk'uko uwabyize akabona ikibazo kundi mwana akaba yamugira inama bigakemura gutyo ikibazo cy'umwanda. Gutyo ugasanga hari nk'umwana ufite ikibazo mu rugo bitewe n'uko ubura ibyo bikoresho, akenshi tukamubera n'ubuvugizi ku buyobozi ku buryo bamuha n'ibikoresho bimwe na bimwe. Kwinjira ukuntu twarirwanya, cya mbere cyo ku mashuri mu ngo gukoresha akarima k'igikoni mu gutera imboga cyane kuko zifasha mu gukura k'umwana. Icya mbere cyo gukingiza abana kuko hari ababyeyi muri minsi ugasanga yikoreshereza imiti ya kinyarwanda, atajyana umwana kwa muganga, atajyana umwana kumupimisha ngo amenye indwara zimwe na zimwe. Nabyo bitera umwana imirire mibi, kugwingira, kudakura neza kubera inkingo zimwe na zimwe atafashe. Ese kuba Karongi ifite abana benshi bagwingiye birababaza nk'abana, birabahangayikishije? Biraduhangayikishije cyane kubona nk'umwana twakuranye ngano uryawe aracyari hasi. Muvuye hano mugiye kubikora iki? Kwigisha abandi, kubaganiriza, kuganiriza imiryango ndetse no gukangurira abandi guhinga uburima bw'igikoni kugira ngo tubone uko turya, bamwe tubagaburira bazamuka mu gukura kwabo neza, no kwigisha ababyeyi tubaganiriza ku gukingiza abana. Namwe ubwanyu mudufashe kubegera komite zishinzwe cyangwa komite zihagarariye abandi ku rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge ndetse n'akarere. Turi abayobozi nk'uko hano ku murenge dufata urugero, meya iyo abajije ubuzima bw'abaturage b'umurenge, umuyobozi w'umurenge avuga ubuzima bw'abaturage be. Namwe rero bana tumenye ubuzima bw'abana bagenzi bacu. Harimo abashobora kugirwa inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi burya umugiriye inama muri mu kigero kimwe ndetse arushaho no kureba atari ko uyu muntu ngira inama buriya ntibyavamo ko mbona we yiga, kandi ahanini mbona n'ubuzima bwabo buri hasi y'ubuzima bw'iwacu. Sibyo? Twegere bagenzi bacu bafite ibibazo, tubaganirize, tumenye n'ibibazo bafite, ibyo tubagiramo inama tubibagiramo inama, ndetse dufatanye n'inzego, yaba ari inshuti z'umuryango, yaba ari mu mudugudu, aho tubona tugomba gukora ubuvugizi tubukore. Sibyo? Yego. Ababyeyi, twagarutse ku babyeyi. Hari n'ukuntu uri uzi mugenzi wawe ukamenya ngo umubyeyi we ntabwo bivamo, ukabiganiriza nawe umubyeyi wawe, ukavuga atari kuma ko mbona ugendana na runaka, wazamuganirije agahindura kugira ngo abana be babeho neza. Sibyo? Izo ngizo mwumve ko biri mu nshingano zacu nkatwe nk'abana. Abana byongeye bahagarariye abandi. Ntabwo mwatorewe kuba twumva ngo muri hariya, oya, mugomba gukora kandi mugakorera abana bagenzi banyu kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza, twese turusheho gutera imbere. Twabyumvise? Ibi bitekerezo rero muduhaye hari byinshi bihura n'ubundi n'ibyari mu ngengo y'imari y'akarere ka Karongi. Tuzajya dukomeza dukora ubuvugizi, kuko iyo ibintu bihuriweho n'abaturage bose burya biba ari ibyo gushyiramo imbaraga. Ariko kandi reka mbigarukeho, tunabungabunga ibihari. Muri kumva abana, umwana mubona ajya dufata urugero agakata itiyo y'amazi, aba yangije. Twabyumvise? Ugasanga muri karitsiye amazi umwana ajombyemo urushinge kandi muramubona. Abo bana nabo tujye tubagira inama. Ibyagezweho tubisigasire twese hamwe. Ndumva rero twabashimira kuri iki gikorwa cyo gutanga ibitekerezo
ndetse ubwo n'uruhare rwanyu muhise murubona mu bibakorerwa n'ibyo musaba. Uyu mwaka u Rwanda dufite amanota 16%, urumva ko ni make cyane. Turabura rimwe ngo tuze munsi y'umurongo wagenwe bahita badukupira buri kintu cyose. Muri kubyumva? Mu gihe ari ibihugu nk'ibyo bita za Georgia bifite 89%. Ibi byatumye rero icyatumye u Rwanda rusubira inyuma ku manota cyangwa binamanota make ni abana n'urubyiruko. Abana n'urubyiruko mufite hafi zero. Mu bana babashijwe bose n'urubyiruko abavuze yuko bagira uruhare mu genamigambi n'ingengo y'imari ya leta ni hafi zero. Bihita bimanura igihugu kizana mu minota 16, dushobora gutirimuka gato y'umwaka utaha bikamanuka bikaza mu 15 tugahita tubura buri kintu cyose kiva hanze. Birangiye Minecofine ifata ingamba, Minecofine turafatanya yo kuvuga ngo ni gute turazamura uruhare rw'abana n'urubyiruko kugira ngo nabo bibone muri ingengo y'imari ya leta, ibitekerezo byabo bitangwe binahabwa agaciro kugira ngo amanota turebe ko yazamuka. Ibyo iyi ni gahunda izajya buri mwaka muzajya mutanga igitekerezo, ariko buri mwaka muzajya muhura n'abadepite nanone kugira ngo iyo session ibe mwumvikane n'abadepite cyangwa ababemerera ibyo bagiye gushyira mu ngengo y'imari yabo. Mu ngengo y'imari igikorwa bifitiye abana akamaro. Nk'ubu turabizi yuko nka komite z'abana nta mafaranga mugira y'ingengo y'imari murayagira yatuma mukora ibikorwa byanyu bya buri munsi, ariko birakwiye ko ayo mafaranga muyagira. Sibyo ni mu bigaragara ko akenewe. Sibyo cyangwa niba nahari abe menshi yongere kugira kuko niba dufite abana benshi nabo bagomba kugira n'ingengo y'imari igeneye, ntabwo ari amafaranga yo kubaho, ni amafaranga ageneye ibikorwa bifitiye abana akamaro. Muri kubyumva? Ibyo rero byatumye Minecofine n'inzego dufatanya zose zihaguruka ngo ni gute turazamura uruhare rw'abana. Uyu ni umukoro wa mbere kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu, nibimara no kujya mu ngengo y'imari tuzagaruka tubabwire muri bya bitekerezo 12 mwatanze bafashemo bibiri gusa, kubera yuko ingengo y'imari ari ntoya, hari izindi priorite bafashemo imbere, ariko nabyo mwumve ko ari ibyo mwabakoreye ubuvugizi bigakorwa. Si byose muri kubyumva? Niyo mpamvu ikindi ni uko iyi porogaramu turimo ni porogaramu bita Enough Campaign. Ni ubukangurambaga bwitwa Enough Campaign bwa World Vision bukorerwa ku isi hose bugamije kurwanya igwingira n'imirire mibi y'abana, bwunganira gahunda ya leta yo kurwanya igwingira. Murabizi yuko niba mubizi mu myaka 2 ishize igihugu cyari cyarihaye intego ivuga ngo igwingira ry'abana rikwe kuri 33 rigere kuri 19%. Sibyo? Ubu muzi aho ryageze? Ubu turi kuri 27% mu myaka 7. Ntabwo twagejeje kuri wa muhigo wa 19%. Karongi ni imwe mu turere ngira ngo nako ka mbere burengerazuba dufite abana benshi bagwingiye. Sibyo? Murumva rero ibyo bintu bigomba guhagarara. Noneho ubu ngubu icyerekezo cy'igihugu mu myaka 5 iri imbere ni uko abana bava kuri 27 dufite ubu ngubu bakagera kuri 15% y'abana bagwingiye nibura. Ariko binadufashije bikagera kuri 0 byaba byiza kurusha. Sibyo? Byaba byiza kurusha. Ariko ni mwumva 27 n'abana benshi, n'abana bagera hafi miliyoni n'igice. Urumva ko n'abana benshi cyane bagwingiye, kandi umwana wagwingiye mu zindi ngaruka zizira mwenda baraza kuzibabwira, ariko murazizi ko ari ibintu bibi cyane. Sibyo? Rero kubera iyo mpamvu fatanyije n'abandi bafatanyabikorwa hari gahunda ubukangurambaga bwa Enough Campaign bwunganira igihugu, gahunda y'igihugu yumvabwiye yo kugeza kuri 15% bikorwa mu buryo bujyana nko kuri bitatu. Hari igice cya mbere cyo gupima abana bose bari munsi y'imyaka 5 bakareba n'abagwingiye barimo. Uwo basanze yaragwingiye bakamushyira mu minsi 12 ikurikiranwe kugira bamuvane muri rya gwingiye. Minsi 12 irahagije umwana wagwingiye abayivuyemo yatararengerana. Byarangira hagasigara harebwa ngo impamvu z'abana n'abana wagwingiye n'izihe, niba ari imiryango ikenye, niba ari ibindi bibazo by'umuryango, hakabaho kubyitaho kugira ngo umwana atazongera kugwingira. Sibyo? Iya kabiri ari nacyo gice turimo ubu ngubu ni ukubaka ubushobozi bw'abana, ni ukuvuga ngo twakoranye n'abantu benshi n'abantu bakuru mu myaka yashize, igwingira ntiryagabanuka uko bikwiye. Rero turashaka gukoresha abana kugira ngo turebe icyo bizahinduka. Turashaka gukoresha abana kugira ngo turebe muri iyo myaka 5 iri imbere uruhare rw'abana zaba ari uruhe. Sibyo? Ntabwo dushaka kubakoresha ibintu bivunanye, ni ibintu bike cyane tuyifuzaho, ariko bikaba ari ibintu bigaragara. Ku isuku n'isukura, kurwanya igwingira n'imirire mibi ni ibintu byoroshye ngiye kubabwira kugira ngo mwumvire niba muzabishobora, kuko ubu tugiye gukorana namwe imyaka 3. Komite z'abana zose tugiye gukorana imyaka 3 tugerageza ibintu turebe icyo bizatanga. Sibyo? Tureba uruhare mukwiye kubigiramo, ariko tunareba n'ubundi burenganzira bwanyu muri rusange nka komite z'abana muba mwaratowe, muba mugomba kuvugira abandi bana nyine mukora ibintu bya komite z'abana. Sibyo? Rero icyo tubifuzaho ni iki?
mbere na mbere ni uko mugira amakuru y'isuku n'isukura, amakuru y'igwingira n'imirire mibi, amakuru yose ashoboka. Mukaba muzi ngo umwana wagwingiye aba afite ibihe bimenyetso, mukaba muzi ngo igwingira riterwa n'iki, mukaba muzi ngo indyo yuzuye n'iki, wanyu bajya guteka babona hatarimo twa tuboga kugira ngo ibi indyo yuzuye kuvuga atari ko ibi bintu bigiye kurya bishobora gutuma tugwingira, sibyo? Muri kubyumva? Ni ukugira amakuru yose ashoboka ku isuku n'isukura, ku igwingira no kurwanya imirire mibi, sibyo? Mwamara kugira amakuru mukayakoresha, mukabiganiriza abandi bana bagenzi babo, sibyo? Mukabiganiriza ababyeyi, sibyo? Muri kubyumva? Mukabiganiriza ababyeyi n'abandi bantu bashoboka, mukabaha ayo makuru avuga ngo igwingira biratuga, ifite igwingira kandi igwingira biterwa n'iki, birahagije ngo tugire abana batagwingira, ntabwo twifuza ko n'abana bagwingira. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, ayo makuru mukazayakoresha namwe ko mugenda mukura, namwe murwanya igwingira. Niba mufite namwe nimukura mukabyara abana banyu bazagwingira, kuko muzaba mwarasobanukiwe n'igwingira icyo ari cyo, sibyo? Ikindi, niba ari isuku n'isukura, mukahora mukeye, mufite isuku bwanyu, mufite isuku ku mubiri wanyu, mu ngo mufite isuku, mwajya gukaraba mukarya, ku ishuri mukamenya igasaba ushobora kwisuku ihari, sibyo? Ikindi, mukagira n'uruhare mu kurwanya igwingira, nk'uko nabagendeye na mbere, mutanga ubutumwa, mushobora gukoresha imivugo, mushobora gukoresha imbyino, mushobora gukoresha indirimbo, mushobora gukoresha ibintu byose bishoboka byatuma mutanga ubutumwa, sibyo? Muri kubyumva? Ikindi, niba ari uturima tw'igikoni uko muri hano iwanyu hakaba hari akarima k'igikoni kandi karimo imboga, sibyo? Akarima k'igikoni karimo imboga kandi imboga zihora zitoshye nyine kugira ngo mujye muvanga n'ibyo mugiye kurya abantu mutazagwingira, sibyo? Ku ishuri mukamenya ko ku ishuri hari akarima k'imboga kugira ngo byaje mujya ku ishuri bajye babashyiriramo imboga, sibyo? Ni ukubyumva? Urumva muzabishobora? Muzabishobora? Mukavuga niba muri abantu babwishyura, mukajya ku murenge mukabaza ariko muri umurenge wacu dufite abana bangahe bagwingiye, ukagati wenda ni 10, mugahiga umuhigo uvuga ngo umwaka ugomba kurangira nta mwana n'umwe muri umurenge ukigwingira, sibyo? Niba mwabashije kubona musobanukirwa n'ibimenyetso by'igwingira, umwana mubonye yaragwingiye, mugakora ubuvugizi, mukabwira RIDA, inshuti y'umuryango, mukabwira umujyanama w'ubuzima, mukabwira abandi bayobozi muri kureba hafi yanyu, mukabanira n'ababyeyi banyu cyangwa abarimu, ariko hari umwana twabonye yaradukurikije ibyo batubwiye, ashobora kuba yaragwingiye. Kuza nzego nababwiye dukwiye kuza kumufasha, bakaza bakamufasha kugira ngo ave muri bya gwingira. Muri kubyumva? Kuba muzabishobora. Natwe tuzaba turi hafi aho, ntabwo muzabikora tutabikurikirana, tuzajya tubafasha ibishoboka byose, sibyo? Ikindi kintu tuzabafasha nk'abana ni uko tuzabafasha kwizihiza iminsi mikuru yose y'abana baho. Mujya mu mwaka w'umunsi w'abana ugiye kuba, ngo mujye muri ubuyobozi bwanyu bagahita ariko abantu batubwiye ko bazajya badufasha kwizihiza iminsi, mutegura ibintu mwumva mwakora kuri uwo munsi w'abana, sibyo? Cyangwa kuri uwo munsi mukuru wanyu, sibyo? Sibyo? Ikindi nuko tuzajya tunabahuza n'abayobozi, urabona abayobozi bo ku karere baba baje kubareba kugira ngo babaganirize, bababwire icyerekezo cy'igihugu, bababwire ingamba leta ifite ku isuku n'isukura, ku igwingira n'imirire mibi y'abana, sibyo? Nabo uretse n'abo ku karere, n'abo ku rwego rw'igihugu tuzajya tubabazanira cyangwa tubashyira. Nk'ubu mu kwezi kwa 3 cyangwa kwa 4 nabwiye yuko tuzajya guhura n'abadepite. Ntabwo wenda mwese muzaza, ariko hari abazaza babahagarariye uko muri hano, hari abazabahagararira bakajya kuganira n'abadepite n'abaminisitiri bashinzwe abana n'ingengo y'imari y'igihugu,